Umurenge wa Gatebe mu karere ka Burera numwe mu irimo gukwirakwizwamo amashanyarazi. Gusa abahatuye bavuga ko abakora ako kazi babaka amafaranga ya hato na hato atagira inyemezabwishyu. Nge naraje mvuye kwahira nsanga ipoto ryacu yarivuyeho ariko hanikiro duturanye. Ndamuzana. Muzanye arambwira ngo nimuhe 2. Muhaye 1000 arambwira ngo mupfishije ubusa. Kuhanika kashipa wamuhaye 2 cyangwa 1000. Waba utayafite rero ubwo nabikore. Baza kuguhanikira kashipa ntago bakurira ipoto utabahaye inote y'1000. Yewe kuyimanika nabahaye 1000. Arangije kuruka arambwira ikintu nkukijije kimwe ngo nuko nkukijije urusasu ngo nubundi bari kujushira ka radio kagasha washira telefone igasha ngo icyo ari kujushiraho cyose. Ise uwo mwanya abonye wo kujya kurira ipoto yo hirya iyo hino yavuze ko nta mwanya ubonetse uti ubwo gahita umenya ko hari impamvu bakakubwira undi muntu akavuga ariko se nuguma kuvuga gutyo uri kubona yahirirwa ati se niyuri ipoto agahanuka wavuga ko niba mu mutwe wawe harimo ikintu nawe reba kure niko batubwira. Abo baturage kandi banenga iyo mikorere ndetse bakagaragaza ko hari kode bashyirirwa muri za mubazi ntizikore bikabakurira gutanga ruswa. Mubazi yanze kwaka kubera ko yayihanitse nkanazi ko iri off yanga kuzamuka be on noneho kugira ngo azamuka gucyo amafaranga. Icyo kintu ngiye cyambayeho ndabizi neza natanze 1000. Aragenda agashiramo kode yarangiza nanone wazakenera kugira ngo ucane akakwaka 5 ngo ajye gukuramo ya kode. Icyo twifuza rero ibyabaye byarabaye icyo aho bigeze abakozi batangiye bakora inaha niba bahindure babajyane mu yindi site batuzanira abandi basha baze baziko gukora kutubwira iby'amafaranga mutubwire ni nomero twahamagaraho. Bifuza yuko babikora neza kuko bahembwa na leta ariyo yazanye ngo badukorere neza. Ntago wacana harimo iyo code. Twifuza yuko niba service itangirwa ubuntu natwe mwatuvuganira service bakayiduhera ubuntu nkuko nubundi abari ubuntu. Umuyobozi wa REG ishami rya Burera Amajyambere Jean Dudier avuga ko icyo kibazo cy'abakozi b'isosiyete Sop Limited yatsindiye isoko ryo gukwirakwiza amashanyarazi muri Gatebe bagiye kugikurikirana. Ngiye gukorana na gitifu umurenge kugira ngo ayo makuru amenyekane ku muntu wese waba yagiriwe ako karengane. Abazagaragaza ko bagiriwe iryo hohoterwa ayo mafaranga bazayasubizwa. Nabo bashyiremo kode tuzikuremo nta kindi kintu basabwa. Iki kibazo cyumvikanye ubwo guverineri w'intara y'Amajyaruguru Maurice Mugabo wa Gahunde yasuraga abaturage bo mu murenge wa Gatebe. Umuyobozi w'akarere ka Burera Mukamana Soline aravuga ko bagiye gufata ingamba kuri iyo mikorere mibi. Ubwo bigaragara yuko ari cyo tugomba gukurikirana bigaragara ko ari buswa. Rero tugiye kubikurikirana nk'uko abaturage bamaze kubigaragaza none aha ngaha kugira ngo turebe ba nyirabayazana abo bizagaragara yuko abaturage bashaka amafaranga atari serivisi igurwa bazabiharira. Uretse icyo kibazo cya ruswa abaturage bo mu kagari ka Musenda bo mu murenge wa Gatebe bo banavuga ko imitungo yabo yangijwe hakorwa ibyo bikorwa remezo yahawe ingurane idakwiye ndetse ngo abagena agaciro bakaba bataza ngo bakosore ayo makosa hakiri kare kuko imitungo iri mu butaka igenda yangirizwa hatagenwa agaciro kayo. Tuyishime Jadofis mu karere ka Burera.